twakira abantu mwese mudukurikiye kuri televiziyo igihe cy'ubuntu. Ngiye nitwa Nkuranga François. Uyu ni umwanya nyine tujya twakiraho abantu bakatuganiriza icyo umutima wabo wamenye muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Ku gihe cy'ubuntu TV twakiriye umugabo ufite imvi nyinshi ariko wazimeze ukiri mutoya. Imana ishimwe ko tubonye uyu mwanya kandi tugiye kumuha umwanya twibwire, ariko numvise azi no kuririmba. Ubwo aratwibwira utangira anaturirimbira, naho hirya y'ibyo aririmbye tuze kuganiraho gakeya, iminota mikeya, niturangiza dusoze. Ni karibu. Murakoze cyane, nishimiye umwanya mwiza mumpaye. Amazina yanjye ni Kamanzi Emmanuel, nkaba narakiriye ubutumwa bwiza, nkaba mbishimira Imana cyane. Ubutumwa bwiza n'ubuzima bwanjye, nkaba ndi n'umuririmbyi nk'uko babivugaga. Murakoze cyane. Hari indirimbo mfite kuri YouTube, Kamanzi, ugiyeho wazibona. Mfite n'umushinga wo gukora izindi nyinshi ku bushobozi buzagenda buboneka n'uburyo. Mu mushinga w'indirimbo, ni indirimbo zisanzwe zizwi ariko zakoze ku mitima y'abantu, ariko ziri mu rurimi rw'icyongereza. So njyewe nagize igitekerezo cyo kuzishyira mu Kinyarwanda nzitondeye, nkurikije n'umuziki wazo w'umwimerere n'amanota yazo. Ba nyirazo bakiriho nkabasaba uburenganzira, abatakiriho byo iyi ndirimbo imaze imyaka 50 iba yabaye indirimbo ya rusange, umuntu wese aba yemerewe kuyiririmba. Sibyo ko byageze kure, sigaye numva abantu benshi basubiramo indirimbo z'abandi. Sinzi niba barushya baka, ariko njyewe nkora ibyanjye bitewe n'uko ntekereza. So hari indirimbo nakoze yitwa Amazing Grace, ubuntu butangaje, reka ariyo ndirimbo. Ubuntu bwakijije umunyabyaha nkanjye, mbega ukuntu ari iby'igiciro cyinshi igihe nakizwaga. Iminyururu yose yamvuyeho, narabohowe ndamushima, yancunguye kubw'ubuntu n'urukundo bidashira. Mu ngorane n'imiruho, dore aho ngeze, n'ubuntu bungejeje aha buzangeza imuhira. Iminyururu yose yamvuyeho, narabohowe ndamushima, yancunguye kubw'ubuntu n'urukundo bidashira. Mfite ibitero 4 ariko reka turekera aho ngaho. Urakoze cyane, turirimbiye neza. Ariko hari akandi nshaka kuririmba nabwo nkumva kuririmba. Karavuga yambwiye ko nishimiye ko menye rwose Yesu kwari umukiza wanjye,
niwe wancungu j'amaraso ndizera mvuku bwa kabiri yambwiye ko ndu munyabyaha ndihana ndize narangiza ibyo ndirimba nibyo mvuga yes shima umukizo budasiba kubimenya ni kwiza rwose kubimenya ni kwiza rwose nduwa Yesu sishidikanya nduwa Yesu sishidikanya ushobora byo sarandinda nyimwizeye nta wamunyaga sinyiru wanje aranegeka sinyiru wanje aranegeka miriwe nuko mba muriwe miriwe nuko mba muriwe njyanegerezi byiza bindi nzagirirwa n'urukundo rwe yambwiye ko ndu munyabyaha ndihana ndize narangiza ibyo ndirimba nibyo mvuga shima umukizo budasiba murakoze cyane amen irimba gutya yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanera de yanyishyuriye ya myenda yose haleluya yambabariye ibyaha atumanera de nasaga n'uwapfuye mu mutima wanjye maze Yesu aranzura kandi ni unkomeza nasaga n'uwapfuye mu mutima wanjye maze Yesu aranzura na n'ubu ni unkomeza kandi ni unkomeza imbere ya ntebe nzahagararayo nzaba njyanye iminyago nyishikirize singira ikindi nkora singira
icyiza nkora nibesherejweho n'ubuntu bwawe gusa nezwa n'amaraso de yanyishuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanera de. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndashaka ko tubwira mu magambo make uburyo Imana yakwishyuriye ya myenda yose. Oh la la. Ubisangiza abantu badakurikiye. Okay, muri rusange nkurikije ubumenyi namenye cyangwa ibyo nize haba mu ishuri no mu bitabo nasomye cyane cyane no mu ijambo ry'Imana Bibiliya, umuntu afite ikibazo kimwe, umuntu ku isi yose, umuntu wese afite ikibazo kimwe kibibi akora cyangwa atekereza, akumva ko adashyitse, akumva ko adakwiriye, akumva ko bimuciye urubanza, cyane cyane imbere y'Imana nubwo n'imbere y'abantu still nabwo ibyo ibibi umuntu akora bitagwa neza bagenzi be muri society. Ariko nanjye uwo mutima narawugiraga, ni nayo mpamvu yo kwihana nyine uko twavutse dusangaho gutandukanye n'uko Bibiliya ivuga ngo mbabarira, wasaba imbabazi mugenzi wawe, ariko cyane cyane iyo bigeze ku Mana ugasaba Imana imbabazi buri munsi ugahora usaba Imana imbabazi. Imana mbabarira nageze gutya, Mana yatekereje. Ndibuka ari amasengesho twajyagamo, buri gihe twabanzaga kwiyeza tukatura irari ry'amaso, mbabarire ko narebye ngacumura, mbabarire ko numvishe ngacumura, ko navuze ngacumura. Umuntu agahana uwo mutima. Impamvu usaba imbabazi ni uko wiyizeho ibyo bintu. Ariko namenye ubutumwa bwiza. Hari ijambo riri mu Bakorinto ba kabiri ibice 5:19 aravuga ngo kuko muri Kristo Yesu arimo Imana yiyongeye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho gucyanirwa kwabo ibicumuro byabo. Nanjye rero nizeye iryo jambo, nizeye ibyo Imana ivuga, kwitakimbaraho ibibi, umutima w'urubanza uvaho. Nta mutima w'urubanza nkigira, nta mutima w'urubanza nkigira. Nakiriye imbabazi z'Imana, namenye neza ko Imana yambabariye muri Kristo Yesu. Rwose uko Imana imbona nanjye niko ngerageza kwibona. Impamvu ngerageza nuko ari urugendo, hari byinshi Imana imbonaho cyangwa hari n'ibyo ntaramenya Imana imbonaho, ariko ubutumwa bwiza butwereka neza uburyo Imana idufata, inyoko muntu yose muri rusange. Noneho nanjye niko nibona, bigatuma rero uwo mutima wo kwicira urubanza waramvuyeho. Sinzi niba nsubije ikibazo mwari mwambajije. Kuvuka ubwa kabiri ubyumva gute? Ni ukwizera igitambo cya Yesu Kristo. Ni ukwizera ko, kwizera cyangwa kwemera, abantu bitiranya kwizera. Ni ukwemera. Ngewe ngereranya kwizera n'uburyo umuhungu cyangwa umusore cyangwa umugabo atereta umukobwa. Mu bakobwa batuye isi bose agatereta umwe, akamubwira ko amukunda, akanabimwereka, akamwitaho. Noneho kwizera ni kwa kundi umukobwa nawe yemera rwa rukundo rwawe, yemera bya bindi umuha, nawe akakwihebera, nawe akemera ko ari we wenyine mugiye gukundana. Niko njye mfata kwizera, kuko hari definition yo kwizera yo mu Baheburayo. Yego niyo kandi iri mu mwuka, iyo bisobanuye mu mwuka urabyumva, ariko njye numva bidasobanutse neza. Ukwizera ni ukumenya rwose udashidikanya ko ibyiringirwa bitazaba. Ariko kukwizera kutugira abana b'Imana cyangwa kuvuka ubwa kabiri ni uko nguko ngiye mbese ngerageza kubwira abantu, niko ngerageza kubwira abantu kugira ngo babyumve. So iyo rero Imana itubwiye ko muri gupfa no kuzuka bya Yesu Kristo twapfanye nawe tukazukana nawe, ko yaje kutubabarira, ko yahanwe igihano twari guhanwa, ibyo narabyemeye, ndabikunda, ndabimushimira, ndanabyakira, numva kuko ninjye yabigiriraga. Mpita mpinduka umutagatifu, mpita mpinduka uwera n'umuziranenge utagawa kubera
ibyo Imana yakoze muri Kristo Yesu. So ni ijambo ry'Imana tugenda twemeranywa naryo noneho tugakizwa cyangwa tukizera. Kwemeranywa n'ijambo ry'Imana niko kwizera. Niba nsubije neza icyo mwambajije. Murakoze. Ubutagatifu bwawe ubukura mu byo ukora cyangwa ubikura iryo jambo uvuze ngo uhite uhinduka umutagatifu? Nabisobanuye, mbikura mu byo Imana yakoze muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo inyoko muntu yose kwa kwicira urubanza kuko mu bantu bose nta kindi Imana yabikuyeho muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo cya cyanditse nasomye muri Kristo Yesu nimo Imana yiyongeye n'abari mu isi bose ntiyabe kibabaraho gukiranuka kwabo. Ni ukuvuga ngo ni Kristo gukiranuka mfite ni ukwa Kristo ntago ari ukwanjye, mbarwaho gukiranuka kwa Kristo kuko Kristo yaraje ahanwa mu cyimbo cy'umuntu wese, uko amategeko twavukiyemo ntago twabashaka kuyakora. Ubundi amategeko ni fotokopi ya kamere muntu. Mu muntu yifitemo ibyo abantu bita gusambana, ibyo abantu bita kwiba, ibyo abantu bita kubeshya, kurwana, gusuzugura ababyeyi. Ibyo byose biri muri kamere muntu. Hari n'igihe usuzugura ababyeyi ariko ntubivuge, ntubigaragaze kubera nyine kububaha cyangwa kurenzaho. So ibyo byose rero Yesu niwe wenyine, ntago twabishoboye, nta muntu n'umwe wigeze abishobora. Noneho Yesu rero ikintu cyose Imana itubaraho, icyo tubaraho muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo ni icya Kristo Yesu, noneho njyewe nkabibarwaho kuko nizeye ko Yesu Kristo ari uwanjye cyangwa yaje ku bwanjye. Murakoze. Murakoze cyane. Dusoze wongera kuririmbira abadukurikiye. Reka nongere indirimbo n'indirimbo yanjye nakoze kuri YouTube, mwazisangaho nubwo atari nyinshi ariko tuzakomeza dushyiraho n'izindi. Nk'ukwimparakazi yahagizwa no gushaka amazi, ni ku mutima wanjye kunyotewe ndashaka kukuramya. Ni wowe mbaraga zanjye, umwuka wanjye ukugumeho. Ni wowe umutima wanjye wifuza ndashaka kukuramya. Uri inshuti, uri umuvandimwe kandi n'ubwo uri umwami, ni wowe utanga umunezero nyakuri mwami, uri uwanjye. Ngushaka kurushi zahabu n'ifeza uramagije, ni wowe utanga umunezero nyakuri mwami, uri uwanjye. Ni wowe mbaraga zanjye, umwuka wanjye ukugumeho. Amen. Imana ishimwe cyane. Murakoze. Aho ubutaha rero, naho ubutaha tuzafata igihe kinini turirimbire, tuganirize ku byanditswe byera. Imana igumugisha kuba wemeye kuza ku gihe cy'ubuntu. Murakoze cyane, nishimiye uburyo wambazaga ibibazo nkabasha kuvuga ibindimo. Ubundi ngiye kuvuga ubutumwa gutondekanya ibyanditswe biragorana, ariko iyo umunyamakuru nk'aba hari biroroha cyane pe, biroroha kuvuga ibikorimo byose, kandi dufite byinshi ku mitima yacu kuko Kristo ni byose. Nishimiye kubana namwe. Murakoze cyane. Murakoze cyane.